imbaraga zo gukiranuka. Abonye ko iryo jambo gukiranuka ni ijambo dukwiye gusobanukirwa, kubera yuko ari ibintu bibiri twumvise biduhesha kugendana n'Imana, bigatuma n'ibi byose biduhangayishije by'isi Imana ikavuga ko ibyo dukeneye ibiduha nk'inyongera, ngo mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. None gukiranuka ni ijambo rikomeye cyane muri Bibiliya. Tumaze kubona ko gukiranuka mbere na mbere Adamu na Eva baguhawe nk'impano. Ni ukuvuga ngo nta mirimo bakoze ngo ibaheshe gukiranuka, baremanwe gukiranuka. Hanyuma icyaha rero kiraza, noneho gukiranuka kuvaho, noneho batangira kwinjira mu buzima burangwa na bya bindi twavuze: imisozi, ibibaya, ibigoramye n'ibindi. Ubuzima butagifite ishusho y'Imana. Imaje y'Imana mu muntu yarahindanye, ishusho y'Imana mu muntu yarahindanye. Turashaka turebe uko gukiranuka kwagarutse rero Imana yakugaruye, kuko umwana w'umuntu yashakishije mu nzira zose ngo akugarure, ariko agushakisha mu nzira ze, mu buryo bwe, niho havuka amadini. Urumva? Idini ni eforo y'abantu kugira ngo banezeze Imana, kandi umuntu ntabwo ashobora kunezeza Imana ubwe, ntashobora kugera mu rwego Imana yari yamushizeho ikimurema mu mbaraga ze. Niyo mpamvu Yesaya yavuze ngo n'umukiranutsi muri bo, ngo gukiranuka kwe kumeze nk'umwenda ufite ibizinga. Wabibise? Uriya muntu mujya mushima ngo uriya muntu ngo nifura, uriya muntu ni intangarugero. Urabona? Ngo Imana imwitegereje avuga ngo nuko gukiranuka mwe mushima imbere yanjye ni nk'umwenda w'ibishwambagara ufite ibizinga. Muri Yesaya. Manishimo. Niyo mpamvu Yesu hari ijambo yavuze. Amen. Bamwise mwiza. Aravuga ngo munyitiriki mwiza, ngo na undi mwiza ahari atari Imana. Amen. Murabyibuka? Yesaya 64. Murabona ko uko Imana ireba ibintu bitandukanye nuko tubireba. Wowe ushobora kureba umuntu ngo uriya kabisa ni intungane, Imana ikamugaya. Kubera iki? Ubirebesha icyo bita human standards, ibipimo bya kimuntu. Imana ifite ibipimo byayo bitari bya kimuntu. Nibyo Yesaya avuga hariya 64 wereye ku murongo wa 5. Amen. Umurongo wa 5 sava. Nayo turere ko mu Kinyarwanda bijyanye. Nous sommes tous comme des impurs. Ngo twese twarahumanye. Et toute notre justice, amen, est comme un vêtement souillé. Ngo righteousness yacu, gukiranirwa kwacu kumeze nk'umwenda uhumanye. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Ni nk'ibabi ryatubaguwe. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Ibyaha byacu bijyana kure, tugatumurwa. Amen. Ugukiranuka kwacu imbere y'Imana kuratumurwa. Notre propre justice ne peut jamais résister devant la face du Dieu wa foi saint. Ntabwo dushobora guhagarara mu kiranutsi bwacu imbere y'Imana, ngo ahubwo gukiranuka kwacu kuratumurwa nk'umurama. Kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ikibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Amen. Nimwumva se? Bivuga ngo gukiranuka k'umuntu ntabwo gushobora guhagarara imbere y'Imana. Amen.
ngo kumeze gute? Mvuga ngo n'umuntu yavugwa n'abantu ngo uriya ni intungane, Imana imureba nk'uko Yesaya avuga hano. Niyo mpamvu rero nta muntu azahagarara ku munsi w'amateka yishingikirije ukwe gukiranuka. None ko umuntu se byamunaniye kugarura gukiranuka, yari afite icyaha kitarinjira, none se Imana yaramutereranye? Ko twabonye ko kwamburwa gukiranuka kuva ku Mana, Adamu yatakaje ubutware, ahinduka imbata ya Satani. Amen. Hari umuntu yitwa Luther, tugeze kumuvuga, Martin Luther. Yari umupadiri w'umudage mu kinyejana cya 16. Yesu iri nyuma ya Yesu, yari muri Kiliziya Gatolika. Amen. Hanyuma aguma afite agahinda muri we yuko atumva ko Imana yamubabariye. Wabibise? Kubera ko Kiliziya yari mu mihango n'imigenzo, nubwo batanga amafaranga, kuko icyo gihe hari mu gihe cyo kubaka Basilique Saint-Pierre, Kiliziya ya Petero, bitwa Petero hariya i Roma. Noneho bavuga ko abantu uko batanga amafaranga menshi niko bironkera imyanya mu ijuru irushizaho kuba myiza, cyangwa n'ibyaha bikababarirwa, les indulgences ko babyitaga. Bayibise? Ni ukuvuga ngo rero gukiranuka rero kuragurwa. Nubwo abantu rero bafite amafaranga baratanga kugira ngo bahabwe imbabazi, bazibonere umwanya mwiza mu ijuru. Luther rero hamwe n'indi mihango yose ya Kiliziya, ariko agasanga muri we nta mahoro afite, ntago yumva ko afite imbabazi z'Imana yababariwe. Aho Imana rero ko yabonye umutima wa Luther, amen, umupadiri w'umudage, ko ashaka Imana by'ukuri, yahise imuyobora mu gitabo cy'Abaroma, imuyobora mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 3 umurongo wa 23. Somere. Iri ni ijambo, ni urufunguzo kugira ngo tuvuge rero ukuntu gukiranuka kwagarutse. Kuko bose were kuri 21. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Amen. Ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubwo Imana yabyihanganiraga, kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Amen. Luther rero aha niho hamubohoye. Amen. Aha niho hamubohoye. Yageze aha rero bituma abona ko bwa bundi rero nubwo twatanga ibyo dufite byose, nubwo twatanga imibiri yacu ngo itwikwe, nubwo naho ibintu byose abakene iyo mfite, ntabwo Imana izigera imbara ko nkiranuka, kuko icyaha tuvukana nacyo muri kamere, ntabwo rero kikurwamo n'imirimo dukora. Ariko iby'imirimo turaza kubivuga. Amenya ko umuntu atsindishirizwa n'Imana ubwayo. Imana niyo ifata umwanzuro wo kuguha gukiranuka nk'uko yaguhaye Adamu ataracumura.
ntabwo ari wowe ujya kugushaka. Imana niyo ikuzana nk'uko Adamu yakumuhaye igihe yamuremaga. Amen. Turaza kubibona. Riteri rero amaze gusobanukirwa aya magambo tumaze gusoma, uyu munsi murayumva ko asanzwe, ariko icyo gihe ntabwo yari asanzwe, kuko isi yari imaze imyaka 1000 iri mu mwijima w'umwuka ucuraburindi, nta Bibiliya iri mu bantu. Wabibise nta hantu bari kubona rero ijambo ry'Imana. Riteri kuko yari umupadiri kandi ari muri kiliziya, urumva ko yagize access kuri Bibiliya, kuko we yari mu bantu bakuru muri kiliziya, yahise asoma. Hanyuma amaze kubibona rero avuga ko abantu bayobye, ahubwo ukwizera Imana, gukiranuka Imana niyo igutanga. Amen. Muri inzira turi buvuge, ahubwo imirimo n'ingaruka yo gutsindishirizwa n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Donc Martin Luther rero yari umuteologien, kandi niwe yari kwisonga mu kugarura itorero urufatiro nyarwo, niwe bita abareformateur. Uvuga ngo kugarura itorero mu kuri. Nago we yari kugarura ukuri kose, kuko ni imyaka myinshi itorero yarayobye. Rero we yagaruye d'abord urufatiro, hanyuma Imana igenda yagurutsa abandi bakagarura ibindi. Arabagaruye umubatizo mu mazi menshi, bitwa les anabaptistes cyangwa babitangurira rebaptiseur, ngo bongeye kubatiza abantu kabiri, bavuga ko umubatizo ni mu mazi menshi. Abo nabo bavuga ngo Imana yatanganye na Luther kugira ngo yongere igarure ukuri. Amen. Kandi ukuri ni urufatiro. Ese umuntu yitwa umukiranutsi gute imbere y'Imana? Iyo ni cyari ikibazo cya Luther. None ibyanditswe byera byabimubwiye rero. Amen. Yuko ntabwo ari imirimo yakora kugira ngo Imana imubare ko akiranuka. Ahita bimenya ko bitangirwa ku buntu n'Imana ubwayo. Nkuko yaremanye Adamu gukiranuka, ntabwo Adamu yigeze gusaba, nta n'imirimo yigeze akora, ngo ko amaze guhingira ingobyi ya Eden, Imana igashima yuko ingobyi yayikoreye neza, itimuha gukiranuka, imubare gukiranuka. Oya, yaremanywe gukiranuka. Satani niwe yaje kuzana icyaha, noneho Adamu yamburwa gukiranuka, arakubura. Imana ishimwe. Haleluya. Kuko umwanya uri muto, reka twihute. Amen. Haleluya. Luther rero yari afite doctora muri theology. Nimwibaze doctora muri theology mu kinyejana cya 16. Wayizi? Ngo yari mu theology, afite doctora theology. Amen. Mu kinyejana cya 16. Doctora yayibonye mu 1507. 1507 niwe abonye doctora muri theology. Amen. Wayumvise? Haleluya. Ugiye kumenya ko Imana yaramukoresheje mu mwijima w'icuraburindi, nta kuri guhari. Imana yaramukoresheje azana urumuri ruto cyane, ari rwo itoro ryanyuzemo kugira ngo yongere rigaruke mu kuri kuzuye. Imana ishimwe. Intambara rero irarota hagati ye na kiliziya. Papa aramurwanya. Amen. Kuva mu 1517 intambara irarota hagati ya Luther na kiliziya. 1517. Amen. Haleluya. Umupapa yitwaga Jules II, Jules wa kabiri. Ari Jules abantu.
amen, kugira ngo amafaranga yo kubaka kiliziya aboneke, iriya Saint Pierre i Roma, papa uyo Jules wa kabiri yashizeho rero ashyiraho itegeko rya papa rivuga ko umuntu ashobora kugura imbabazi zuzuye cyangwa zicagase mu gutanga amafaranga, inkunga yo kubaka kiliziya Saint Pierre. Amen. Wabivuze? Murumva rero abantu benshi barirutse kugura imbabazi. Ufite make akagura icagase, ufite menshi akagura izuzuye. Twebwe gatukiye gushima Imana ibihe twavuzemo. Abico gihe byari bigoye. Benshi bari kuzimu kuko bavutse mu gihe kibi. Amen. Haleluya. Urumva Luther rero yabaye oblige yo guhungira mu gihugu cye cy'Ubuda, yahita ajya mu Budage, ahita yandika amahame yita 95 thèses de Luther, uvuga ngo yanditse ukuri, yita ukuri ko kugarura itorero mu ijambo ry'Imana rukava mu mwijima w'icuraburindi, amen, w'imihango n'imigenzo, hanyuma aragenda amanika, amen, hose ahereye kuri kiliziya yitwa l'Église Toussaint de Wittenberg. Noneho ubwo nawe yadekaraye intambara na papa. Mumva byoroshye, kiliziya niyo yatekaga ibihugu byo isi, yimikaga abami kabakura mu Burayi. None umuntu umwe gusa ahanganye na kiliziya, urumva ntabwo yari we, yari arakoreshwa. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. 1521 Luther adeklara mu ruhame yuko avavanuye na kiliziya gatolika, ibongere kumukurikirana nk'umuntu wabo. Mwabibise? Hanyuma baramu excommunia, baramuca itariki 3 mu kwa mbere 1521 baramuca. Ariko ntabwo bamuciye mu ijuru, bamuciye muri kiliziya. Amen. Ntabwo bigeze bamuca mu ijuru. Imana ishimwe. Luther niwe yavuyemo idini ry'Abaluterien, Abaluteri. Amen. Iyo mwabyumvise. None Luther rero ari ibintu bibiri, amen, ushaka ko mumenya, kuko ari byo bintu byari urufatiro rw'intambara ye na nibyo yazize. Amen. Yazize ibyo bintu bibiri. Yarabwirije avuga ko ni Bibiliya, ntabwo ari byahimbye. Yabwirije avuga ko hari gukiranuka ku buryo bubiri. Vuga ngo Luther, amen, yabwirije message ivuga ko gukiranuka kuri mu buryo bubiri. Mwabyumvise? Amen. Haleluya. Ukwa mbere yakwise gukiranuka kwitwa coram deo. Coram deo uri kuvuga iki mu Kilatini? Andikira hariya. Je vais te dicter là. C-O-R-A-M. Deo nka Deo Gracias, ariko ntushireho accent. Coram nyine yarenze coram. C-O-R-A-M. Coram. Deo. D-E-O. Amen. Haleluya. Hanyuma
Coram mundo. Coram mundo. Mundo ni M-U-N-D-O. Mundo. Coram Deo na coram mundo. Coram Deo, mumenye ko icyo gikira sinzi icyo bakoreshaga. Ngo Luther yakoresheje ikira yatiri. Coram Deo aravuga ngo nugukiranuka. Amen. Yatise la justice passive. Nikuvuga iki? Nivuga ngo nugukiranuka ntacyo byasabye umuntu ngo agukorere. Amen. Aravuga ngo umuntu aba umukiranutsi ari uko yabihawe n'Imana ubwayo, ntacyo we arayikorera cyiza. Niyo coram Deo. Amen. Haleluya. Coram ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo uko umuntu ahagaze imbere y'Imana. Deo iva mu jambo Deus ni Imana. Ni ukuvuga ngo uko uhagaze imbere y'Imana. Coram ni guhagarara. Uko uhagaze imbere y'Imana, ngo ntabwo uhagarara mu mirimo yawe gusa, ngo uhagarara mu gukiranuka utakoreye, ahubwo rurema niwe akuguha. Mashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Ibyo nibyo dusoma rero. Amen. Twasomye uko Paulo yabishuriye Abaroma, dusomye uko yabishuriye Abakorinto. Amen. Abakorinto ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 30. Tumve Luther ibyo yavuze ko yarafite rezo. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Amen. Ngo ni Yesu waduhindukiye kuba gukiranuka. Nimumva? Amen. Nivuga ngo iyo duhagaze imbere ya Deo, pana Deo Gracias. Amen. Umwana w'umuntu iyo ahagaze imbere y'Imana, Imana imwita umukiranutsi uyihagaze imbere mu gihe cyose Yesu Kristo imubonye muri we. Wanyumvise? Amen. Iyo uhagaze imbere y'Imana, Yesu ari muri wowe, kuko ngo niwe yaduhindukiye kuba gukiranuka kuva ku Mana, kutava mu byo dukora, ngo Imana ivuga ngo nguyu umukiranutsi. Nibyo bita coram Deo. Amen. Birahamwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Utigeze kumenya icyaha yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo aduhindukire gukiranuka, kubera yuko ukwacu ntako kubasha guhangana n'ukwera no gukiranuka kw'Imana. Amen. Kuko Yesaya yavuze ngo n'umuntu yitwa ko akiranuka muri bo, mu bana b'abantu, ngo imbere yanjye gukiranuka kwe kumeze nk'ibishwambagara bifite ibizinga. Personne ne peut se prévaloir de sa propre justice devant Dieu. Wabizi? Ibi nibyo Luther yazize kugira ngo Kiliziya imutoteze. Amen. Haleluya. Nimba uyu munsi turi mukuri hano, amen, uyu mugabo muri icyo kinyanja 16 Imana yamuhaye ubutware, aragarura urufatiro rwa reforme y'itorero. Amen. Reka dusome kandi Abakorinto ba 2:5-21. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen.
rero arukundi kuri ngo Yesu yaduhindukiye kuba twebwe gukiranuka kwera ukwezwa. Amen. Sanctification, justice. Amen. Andi twasomye imbere. Sagesse, ubwenge, gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Murumva ko yaduhindukiriye byose. Amen. Hallelujah. None Yesu muri twebwe, Imana iyo mubonye muri twebwe mu mitima yacu, mu nzu twize inzu, ahinduka Imana itubona ko turi abakiranutsi. Amen. Hanyuma si ibyo gusa, ngo ikanavuga ngo twebwe ntabwo turi abakiranutsi gusa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngo ntabwo Kristo yaduhindukire twebwe gukiranuka kuva kumana, kutava ku mategeko. Amen. Ngo ahubwo ubwacu, amen, ngo duhinduka ugukiranuka kwayo. Urumva ko bireze ubwenge. Amen. Mwabyumvise? Birarenze ubwenge. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. We muri twe duhabwa gukiranuka. Amen. Natwe muri we duhinduka gukiranuka kw'Imana. Igamakovi ukabona Yesu. Afin que nous devenions en lui, muri we justice de Dieu. Nsomera turebe. Akwenda 2:5-21. Kuko utigeze kumenya icyaha, uwo ni Yesu, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Ni ukuvuga ngo wowe Kristo ari muri wowe ni ugukiranuka kuva ku Mana. Nawe muri Kristo urugukiranuka kwayo. Ni ukuvuga ngo abadayimoni bakubona bakwiye kukubona kuri umukiranutsi. Amen. Ukiranuka kw'Imana. Kristo muri twe, amen, ni ugukiranuka kuva ku Mana. Mvuga ngo abadayimoni babona Kristo muri twe bakwiye kutwita abakiranutsi. Hanyuma twebwe muri Kristo ngo turabakiranutsi, turi gukiranuka kw'Imana. Mwibuke ko Adamu mu gutakaza gukiranuka yaremanywe, yahise atakaza imbaraga kuri Satani no ku byaremwe. Yesu rero niwe yitwa Adamu wo hanyuma. Imana ishimwe. Adamu wa mbere yarafeirinze, bituma twese aturaga ishusho ihindanye, itagisa n'ishusho ya rurema. Hanyuma Kristo impamvu yitwa Adamu wo hanyuma nuko yaje kurepara amadega ya Adamu wa mbere. Amashimeje kumwami Yesu Kristo. Noneho Luther aravuga ngo iyi coram deo, muvuge mute coram deo, ni ukuvuga ngo mpagaze imbere yayo, amen, nishingikirije ukwanjye gukiranuka, ahubwo nishingikirije umukiranutsi, amen, nakiriye mu buzima bwanjye, mutima wanjye, mu kwizera. Nibyo bitwa gutsindishirizwa. Amen. Haleluya. No kwizera Yesu Kristo. Mwumva ko abadafite Yesu bafite ikibazo. Noneho coram mundo, muvuge muti coram mundo. Mundo, amen, ni kiespanyol. Mundo ni kuvuga isi. Monde. Mundo ni kuvuga isi. No mu giportugais ni uko, hanyuma none bigakoreshwa mu kilatini. Iyo nayo ni ijambo ry'ikilatini. Nimba iyi ari isi, coram nuko umuntu ahagaze,
hano n'ukuntu uhagaze imbere y'Imana, ubu hano n'ukuntu uhagaze imbere y'isi. Byandike gutyo. Birinjira. Coram Deo, uko mpagaze imbere y'Imana. Coram mundo, uko mpagaze imbere y'isi. Amen. Haleluya. Uko mpagaze imbere y'isi, amen, ni ukuvuga ngo ni imirimo igaragarira isi. Kubera ko isi yita umuntu ko ari umukiranutsi ikurikije ku buzima bwe ibona. Amen. Wayibise? Isi ishobora kutanyita umukiranutsi kubera yuko ntago ndi muri standards zayo. Wayibise? Isi ishobora kutanyita umukiranutsi kubera yuko ifite ibipimo ipimisha ibyayo. Isi ifite ibipimo ipimisha abo ushaka kwemera, ariko ibipimo by'isi si byo by'Imana. Arabakiranutsi b'Imana batitwa abakiranutsi n'isi. Turaza kubibona. Dimwe izi concept ebyiri muzikurikire. Erega agakiza kadafite ubumenyi kaba kari mu kirere. Marezima niko abakristo benshi kwisi bafite kuni bashaka no kwiga. Amen. Abandi nabo niba bishaka ariko bari ahantu batabigisha. Mwayibise? Barabwira gusa umuzara amadolari 100 tuyatubura. Sibyo se? Reka turebe. Ya turagize. Imana ishimwe. Ariko nshaka dusubiremo aya magambo kugezaho atwinjiramo. Erega aya magambo ni inyungu kuri yo kuyamenya. Utazi yava namenya ukwizera nago kwavutse ejo bundi gufite amateka, none se utayamenye se si bya bindi usanga ingaruka niyi. Muraza kubibona ingaruka yo kutamenya ibi. Tugene muri Yohana bice 9 dore ku murongo. Haleluya. Tanga umurongo wa mbere kugira ngo tubyume neza, nyuma aza kubwira. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi ayatobesha kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi ati si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ni njye. Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati, jya i Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira, ndahumuka. Baramubaza bati, ari hehe? Ati simbizi. Uwari impumyi bamushyira abafarisayo. Kandi ubwo hari ku munsi w'isabato, uwo Yesu yatobeyemo akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati, yansize akondo ku maso, ndiyuhagira ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuga ati, uwo muntu si uw'Imana, kuko ataziririza isabato. Abafarisayo bamaze kuvuga ko Yesu si umuntu w'Imana. Noneho baraza kugerekaho n'ikindi dusimbuke. Amen. Kuri 24 na 25. Nuko rero uwari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri, baramubwira bati, shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Nawe arabasubiza ati, niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Amen. Amen. Amashyi menshi ku Mwami Yesu.
none hano mwumvise iki? Umviriza. Imbere ya kora mu mundo, Yesu imbere y'isi yiswe umunyabyaha. Ayibise. Ariko Yesu imbere ya Deo, ya Imana, umukiranuzi. Ibi nibyo ritera avuga ngo gukiranuka imbere y'isi, amen, kurebwa mu ndorerwamo z'isi. Wanyumvise? Rero Yesu Kristo iyo tumwizeye nk'umwana w'Imana, yaje kutubera umwana w'intama, agatangwa ku musaraba, agikora ibyaha byacu, aduhindukira twebwe gukiranuka kuva ku Mana. Kristo muri twebwe, amen, aduhindukira gukiranuka kuva ku Mana. Natwe muri we duhinduka gukiranuka kw'Imana. Amen. Noneho nidushaka, umviriza, gukiranuka mu maso y'isi, turatandukana no gukiranuka mu maso y'Imana. Umva, ntushobora kuba coram Deo, amen, ukiranuke mu gukiranuka kw'Imana, wongere wemerwe muri coram mundo, ntibijyana. Na niyo mpamvu Yesu yavuze aya magambo, amen, ngo isi ikunda icyayo. Isi ifite ibipimo byayo by'umuntu mwiza, amen, cyangwa umukiranutsi, ntaho bihuriye n'ibipimo by'Imana. Nushaka gukiranuka nk'uko isi bishaka, amen, uzaba utandukanye no gukiranuka kuva ku Mana. Ahubwo gukiranuka kuva ku Mana tuguhabwa ku buntu, bitera akwita mviza la justice passive, passive righteousness. Nuvuga ngo ntacyo wakoze, waguhawe. Kuko Adamu ataracumura ntacyo yakoze ngo agire ishusho y'Imana, yarayiremanywe. Amen. Litere yikora mu mundo ayita la justice active, kuko ni ibintu ukora kugira ngo wemerwe kuri mwiza, kuri umukiranutsi. Difference mwayumvise? Amen. Hano ari ibintu ukora kugira ngo ugere kugukiranuka. Hano ntacyo ukora, ahubwo urizera ukaguhabwa. Imana ihabwe icyubahiro. None imbaraga zo gukiranuka mu gusoza ziva hehe? Imbaraga zo gukiranuka za Adamu ataracumura ngo ategeke iby'Imana yaremwe, sibyo? Ngo tegeka, siko mubwiye? Amen. Domine, tegeka. Vuga ngo iriya shusho y'Imana yari muri we. Amen. Kuko Imana irakiranuka, yamuhaye ishusho yayo, nuvuga ngo nawe arakiranuka. Iriya position yo gukiranuka kuva ku Mana niyo yamuheshaga ubutware imbere ya Satani, ibikomangoma yo mwijima, n'imbere y'ibyaremwe. Yesu rero iyo tumurimo, nawe akaba turimo, duhagarara muri kwa gukiranuka Adamu yari afite ataracumura. Ibyo rero biduhesha kwemerwa imbere y'Imana. Noneho twakwemerwa imbere y'Imana, twegizeresa autorite y'Imana mbere ya Satani n'imbere y'isi. Nizi kubabyumvise? Niyo mpamvu uyu munsi twize imbaraga zo gukiranuka, uko twazitaye n'ukuntu Imana yitugaruriye muri Kristo n'umurimo we. Imana ishimwe. Haleluya. None uzashaka wowe gushimisha isi? Nushaka gushimisha isi, uzatandukana no gushimwa n'Imana. Uzatangira kuba indyarya. Amen.
kandi bizakuvuna, kuko abantu ntabwo bashimisha ngo bashobore. Uzavunika, kuko nta muntu ashimwa na bose. Amen. Kuko abantu, umwe akunda umuntu avugira hasi, yongorera. Wagera ahandi ngo bakunda umuntu avugira hejuru, bakaba baguhaye zero. Amen. Wabibise. Uriya akunda umuntu w'indyarya, ubundi akakunda umunyakuri. Isi ifite ibipimo byinshi ipimiramo abantu ushaka kwemera. Ntabwo uziga usatisfeza isi, ntibizashoboka. Uzaruha, uzagenda hariya, ugende hariya, ibyo bashaka ko bakubonamo ntibabikubonemo. Wagenda hariya, ibyo bashaka ko ntibabikubonemo. None ukazasaza urashaka gushimisha isi, kandi isi nta muntu yayishimisha ngo abishobore. Murabona ko na Yesu bamwise umunyabyaha. Amen. Ku bipimo by'isi ngo arica sabato. Ega ntabwo bari barabeshya mu bipimo byabo, bari bazi ko ari byo. Ngo uyu ntabwo ari umuntu w'Imana, uyu ni umunyabyaha, ntabwo yubahasa sabato. Mose ubwo yatubwiye ngo tubahe sabato, we ntabwo ayubaha. Mu bipimo byabo yari umunyabyaha, yica amategeko ya Mose ari amategeko y'Imana. Ntibamenye ko Yesu ubwe niwe sabato. Amen. Haleluya. Sabato bahawe yari iramenyekanisha Kristo ko niwe muri we abantu baruhukiramo. Ko Shabbat ni ukuvuga akaruhuko, repos. None Yesu yavuze ngo nimuze kuri jye abarushe n'abaremerewe, ngo baruhure, muhabwe sabato. Abafarisayo bo bari bahumye, ntabyo babe. Kuko yarababwiye ngo mwebwe, ninde yagira indogobe ikagwa mu mwobo munsi w'isabato akigendera ngo ntiyice sabato akayerekera mu mwobo? Ngo ntabwo uhagarika bityo ukajya kuyikuramo? Ngo none jyewe nakijije umuntu ngo ku isabato ntaruta ya ndogobe? Ngo mumenye iki rero, ni jyewe mwami w'isabato. Amen. Ubwo rero nimba ushaka rero kumenya imbaraga zo gukiranuka, uzikoreshe mu buzima bwawe. Amen. Ku badayimoni, ku bikurwanya. Haleluya. Ku mbaraga z'umwijima. Amen. Ku majwi agushinja ava mu isi y'abadayimoni. Wayubise, ukwiye guhagarara muri iyi position. Kora mu deo, hagara mu bukiranutsi Imana utanga ubwayo. Amen. Hanyuma ubu bukiranutsi Imana itanga nibwo bubyara imirimo yo gukiranuka, kubera ko gufite imbaraga zikubashisha kuba uko Imana ishaka. Ko twabonye ko gukiranuka twagudefirije guse, twagutanze isobanuro rimeze gute. Gukiranuka n'urugendo rugana hehe? Mukongera gusa na rurema. Nivuga ngo rero niba Imana iduha iyo shusho kubwo kwizera gusa, niduhagarare muri iyo justification, muri uko gukiranuka, aba ariko tuvugiramo, aba ariko dukoreramo, kandi kuratubashisha noneho no kunesha bya bindi kamere yacu. Amen. Haleluya. Yaduhamiriyemo. Gukiranuka kuva ku Mana gufite imbaraga kurusha imbaraga twakoresha turwana n'ibyaha. Imbaraga zo gukiranuka kuva ku Mana gufite imbaraga ziruta imbaraga dukoresha mu kurwana n'ibyaha. Gukiranuka kw'Imana muri twe, si Kristo se, gufite imbaraga zo kunesha ibyaha mu buzima bwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ni bangahe mu idini mu idini bashaka kureka ibi, ariko bikabananira, kandi buzuza iby'idini risaba. Ariko wamara kwizera Yesu Kristo akakubera gukiranuka, ugasanga bya bintu warwanye nabyo ntabwo umenya aho byanyuze, kubera ko gukiranuka kw'Imana ariwe Kristo gufite imbaraga kurusha ibyaha byose. Imana ihabwe icyubahiro. Mwabyumvise? Mwumvise ugukiranuka kuva ku Mana uko ariko? Mwumvise aho guturuka?
ese umuntu yagushaka akakubona aho ariho hose? Oya, ni Imana igutanga gratuitement, ntacyo utanze, ntacyo ukora. Nk'uko yaremye Adamu imuremana gukiranuka, ntabwo yakuguze, nta mirimo yakoze. Hanyuma Imana muri Kristo kubw'urukundo rwayo rwinshi yaje kutugarurira, gukiranuka twibwe. Ni muri uko gukiranuka rero tukiye guhagararamo, tukavugira muri uko, tugakorera Imana muri uko. Ingaruka nziza ni iyihe? Ntabwo ukorera muri culpabilité, ntabwo ukorera mu majwi agushinja. Amen. Nuhagarara hanze ukiranuka kuva ku Mana, igihe cyose uzaba utsindwa. Wabyumvise? Nuhagarara mu kundi gukiranuka kutari uko Imana itanga, uzaba igihe cyose muri position yo gutsindwa, kuko ntushobora ubwawe n'imbaraga zawe gusatisfeza standard z'Imana. Amen. Nuko gukiranuka kwa Yesu muri twe kurundukira kwacu, gukiranuka Yesu agukiranuka kwacu kuva ku Mana, nibyo biduha kubohoka culpabilité, kubohoka amajwi adushinja. Noneho kandi tukakuvamo imbaraga zo kunesha ibyo horaga bitunesha. Rero ntuzemere isi ikwita umunyabyaha kuri standard zayo. Uzamenye kuri umukiranutsi kubera Yesu aba muri wowe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Bamwe bagora kubyemera, niyo mpamvu bashaka no gufabrika gukira. Yego ndi umukristu, yego ndizera ko amaraso ya Yesu yanyogeje, ariko se nintakora nibi Imana yambona nabi. Wowe reka gukiranuka kw'Imana gushinga imizi muri wowe. Hari imbaraga muri ko zikubasha gukora ibyo Imana ishaka. Haleluya. Kuko n'umwami isi mu manota yayo yamuheze 0. Nguyu n'umunyabyaha ngo ari cyasabato. Amen. None se urashaka gukiranuka mu maso y'isi uzabishobora? Ahubwo wowe kurira mu gukiranuka kuva ku Mana. Hanyuma iyi si yihorere, kuko ntabwo ari iza gucira urubanza. Nibyo birivuga hano. Hanyuma turangize. Numva ko twanezerwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Sibyo se? Amen. Tukiye kumenya ibyo ni urufunguzo rero rw'agakiza gashitse. Amen. Nuvuga ngo ntabwo isi uzigera na rimwe ugera ku rugero igushakaho. Nero uzaba muri culpabilité igihe cyose. Usome mu Baroma nyuma turangize. Nimba wumvise uvuga ati amen. Usome mu Baroma igice 8. Amen. 32 bigeze kuri 34. Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ute kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana dusabira. Amen. Amen. Ninde azadutsindisha? Ninde? Ntawe. Sibyo se? Amen. 31. None ubwo bimeze bityo tuvuge iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Nimba Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha wawe ninde? Komeza. Se ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? 33. Ninde uzarega intore z'Imana? Ninde uzarega ab'Imana yatsindishirije, ab'Imana yadeclare ko bari juste? Ninde uzabarega? Ibi gatanga isubizo. Ni Imana
kandi ariyo izitsindishiriza. Voilà. Amen. Itwararike hano kora mudeho. Imana ni kudeklara ku uri umukiranutsi. Iyi mundo hano yagutwara iki? Ntacyo. Kuko ntabwo ari isi izaducira urubanza. Izaducira urubanza ni Imana, kandi imbere yayo duhagaze neza. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Niyo mpamvu abakristo babura umunezero. Ntago barinjira muri icyo kintu. Amen. Ntibarasubira muri position Adamu yarimo ataracumura. Niyo mpamvu turaho murabona wagira ngo ni bihano dukurura. Agakiza katubereye imizigo dukururana nayo. Amen. Agakiza katubera ibyishimo litweri yashuye ibintu bikomeye. Mwabonye ibi bintu bibiri birakomeye. Ibi nibyo litweri yagaruye mu itorero ry'Imana. Akemera ko yaheba n'ubuzima bwe agahangana n'ikintu cy'amahanga yose cyitwa Kiliziya Gatolika. Kandi icyo gihe niyo yayoboraga isi, apana nk'idini gusa, yayoboraga n'abami bose bo ku isi. Amen. Yahanganye rero n'isi yose kugira ngo ibi bintu bibiri bigaruke mu nzu y'Imana. Amen. None Imana ngo nivuga kuri juste, nivuga ko ukiranutse, ngo ninde uzagucira urubanza? Ngo navuga yes, ninde yavuga? Sibyo? Mungu akikukubali. Amen. Una shida gani? Hata ulimwengu kukatae, Mungu akikukubali, haujahomba kitu. Nimba Imana ikwemeye, abantu nibashaka bakwange, ntacyo urahomba. Anyibise. Nimba umwami wawe baramwise umunyabyaha kuri standard z'isi, none wowe urashaka ko isi ikwita umukiranutsi gute? Tishoboka. Uzajya uvunika ushaka gushimisha abantu, sibyo? Iyi si ifite ibyayo, n'Imana ifite ibyayo. Uyu munsi rero turashoje icyumweru cy'amasengesho ngaruka kwezi. Amen. Kuri iri somo rivuga ngo imbaraga zo gukiranuka. Imana ibahe umugisha. Abandi nabo bagahindura uko bavugaga, isi bemere kuba noneho ngo babe bakiranutse. Ntago murabyumva se? Ntago muramva abandi iyo bari imbere y'abantu hari ijwi ryaho, iyo bari muri famiye hari irindi, iyo bari mu nshuti hari irindi, no mu kabare hari irindi, ariko bahagarara hano gusa ijwi rigahinduka irindi. Ibyo ntabwo tubikeneye. Ukwiye kuguma uko umeze, kuko ntacyo bigabanya, ntacyo byongera. Kristo niwe yahindutse kuri wowe gukiranuka Imana ishaka. Garusenge. Mwami turagushima iki cyumweru wabanye natwe kugeza kuri isaha. Urakoze Mwami ku magambo yose yavugiwe hano hantu. Turizera ko hari imirimo yakoze kandi agikomeza gukora binyuze no kuri internet. Rero uhe Mwami imbaraga zo gukiranuka buri muntu wese ari mu itorero ryawe. Niyongere kuvunika ashakisha gushimisha isi, ariko ahagarare muri iki twize kora mudeo. Ahagarare mu gukiranuka kwatanzwe nawe, umuntu atigeze gukorera, kuko Yesu yaravuze ngo byose birarangiye. Yarabirangije, aturonkera gukiranuka Adamu wa mbere yatakaje. Reka rero buri muntu wese mu itorero ahagarare mu mudendezo wo gukiranuka guturuka ku Mana, kugira ngo ubutware wahaye Adamu wa mbere ataracumura bwongere butugarukemo. Imbere ya Satani tugire ubutware, imbere y'ibyaha tugire ubutware, imbere y'isi tugire ubutware, imbere y'abadayimoni tugire ubutware, imbere y'indwara tugire ubutware, imbere y'ubukene tugire ubutware, mu izina rya Yesu Kristo. Umwese avuga ati amen. Amen, amen. Amen.